Amateka ya Musenyeri Alexis Kagame. Alexis Kagame ni umugabo bamwe banavuga ko ari mu bahanga u Rwanda rwagize. Yabaye padiri, aba musenyeri, aba umwarimu wa filozofiya, aba umunyamateka, umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanga mu mitekerereze n'ibindi. Muri iki kiganiro tugiye kurambura amateka ya Alexis Kagame kuva mu bwana, turebe mu mabyiruka, turebe mu bihe bye bya gipadiri n'ibindi bikorwa byamuranze mu buzima bwe bwose. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Alexis Kagame yavutse kuwa gatatu tariki ya 15 Gicurasi mu 1912. Avukira i Kiyanza mu cyahoze ari Uburiza muri komine Mugambazi, perefegitura ya Kigali, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Rulindo, mu murenge wa Murambi. Hakaba hari ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga. Bitewe nuko kumenya amatariki y'amavuko yabo hambere byagoraga, kugira ngo itariki y'amavuko imenyekane neza, nuko yahuranye n'urupfu rw'abasebya ba Nyirantwari wari warigize ntakoreka mu Rugezi mu majyaruguru y'ikiyaga cya Burera. Uyu basebya yiciwe mu gitero yagabweho, kikaba cyari cyoboye n'umutware rw'Ubusisi. Mu bari mu gitero harimo se wa Alexis Kagame witwaga Petero Bitahurwina. Rero Bitahurwina atabarutse bamusanganije inkuru nziza ko yabyaye umuhungu, nuko areba agiranyije asanga yaravutse igihe bahitanaga basebya, nuko Bitahurwina amwita basebya. Iki gitero cyahitanye basebya nicyo cyasoje amakimbirane yakurikiye intambara yo ku Rucunshu. Iri zina rya basebya ntabwo ryashimishije Nyiramunenge nyina wa Alexis Kagame, yangirira izina kuko ryari ryo wari warigize umwigomeke, nuko izina bararihindura bamwita Bagirishya. Iri naryo ariko rikaba ryari rigenurano rishingiye kuri iki gitero cyivuganye basebya, kuko ingabo zari zatabarutse zitsinze zagize ishya. Iri zina ariko naryo ryaje guhinduka nyuma, yitwa Kagame, arabatizwa nahabwa Alexis, gusa izina yiswe mbere rya basebya nawe ubwe yari arizi kuko hari inyandiko yasinye muri iryo zina. Alexis Kagame yavutse mu bihisi yari mu makimbirane yabyaye intambara ya mbere y'isi, afite imyaka 4 mu mwaka w'1916. Ababiligi batsindiye Abadage mu Rwanda. Kagame Alexis akaba yaravugaga uko Abadage bahungaga Ababiligi kuko bagendaga mu nzira mu baturage bashaka icyabatunga, abaturage bababona bakihisha. Bagirishya yagiye kurerwa kwa nyirarume, nibwo yatangiye kwerekana ko ari umwana udasanzwe. Aha yanafashe ibyana bibiri by'ibyanira abizana mu rugo arabigaburira. Ku batazi ibyanira ni ibisiga. Ibi byana by'ibyanira nabyo biramukundira, biratuza, birahakurira. Kimwe akita Kadogo, ikindi akita Kamironko, ndetse anabitoza kumva ibya bitegetse. Icyamagaye kikaza, yabibwira ngo biguruke bikaguruka. Bibi bishuti bye abikoresha icyo ashaka. Hari umuturage warebye ibyo yakoze, nuko biramutangaza. Aravuga ati Bagirishya watoje ibisiga by'igasozi umuco mu rugo, atuye umwana azaba umuzungu. Aho kwa nyirarume niho Bagirishya yaherewe izina rya Kagame. Bari mu isomo mwiteranyije na mwene wabo wo kwa nyina. Icyo gihe Bitahurwina we yari yarimutse Kiyanza ajya mu Kibari, ahitwa Inganzo ya Nyarutovu mu Ruhengeri, ariyo Musanze y'ubu. Alexis Kagame akaba ariho yatangira ubumenyi bwa kinyamahanga. Mu mwaka w'1925 Kagame yatangiye kwiga mu ishuri rya leta mu Ruhengeri, aho bigaga gusoma, kwandika, kubara, bakiga gatigisimu no kwiga igiswahili nk'ururimi rw'amahanga. Uwarangizaga muri iryo shuri yashoboraga gukora akazi k'ubukarani, ariko atari ukwikorera imizigo, ahubwo kwari ugukora mu biro. Iyi mvugo ikaba ikinakoreshwa hamwe na hamwe. Abagatolika baza abakarani bakorera mu biro bya za paruwasi, santrale na sikirisari. Amashuri nk'ayo Alexis yizemo yari mbarwa, hari iryo ryo mu Ruhengeri, hakaba n'iry'Isave rya Misiyoni. Abahanga batsindaga Isave cyangwa mu Ruhengeri bajyaga i Nyanza kuzuza inzego z'uburere bw'icyo gihe mu gisa nk'itorero ry'ubu. Mu mashuri Kagame yamenye gusoma atinze. Yibwiraga ko inyuguti zo muri buri gitabo ziba zihariye, bityo yanga kwiga gusoma, ariko ibintu byose yabifataga mu mutwe. Gusa yaje kunanirwa ibyo undi mugenzi we yashoboraga, bimwanga mu nda, yemeza kumenya gusoma. Niko gufata ibitabo mu gihe yari wenyine, abona inyuguti ari zimwe, hanyuma yemeza kwiga gusoma ashyizeho umwete. Kagame Alexis yarangije ishuri rya leta mu mwaka w'1928. Ni nabwo yabatirijwe i Rwaza tariki ya 30 Nzeri muri uwo
mwaka abatizwa babona guhabwa izina rya Alexis, abatizwa na Padiri de Brosi ari we wafashije Lekondre bitaga Barikwenderi gushinga misiyoni ya Marangara yaje gufata izina rya Kabgayi. Ku munsi yari amaze kubatirizwaho yegereye Padiri de Brosi aramubwira ati ndashaka kujya mu seminari. Padiri aramuseka arigendera. Icyo gihe abahabwaga batisimu bamaraga icyumweru bacumbitse hafi ya misiyoni kugira ngo babashe kujya bajya mu misa buri munsi. Bukeye Kagame agarutse mu misa yahuye na Padiri de Brosi. Padiri aramubaza ati ibyo wambwiye ejo warikiniraga cyangwa wari ukomeje? Nubwo yari yabivuze yikinira, Alexis ntabwo yari gushobora kubwira umupadiri wari waramubatije ko yivugiraga gusa adakomeje, niko gusubiza ati nari nkomeje. Padiri de Brosi amuha ibaruwa ati jyana i Kabgayi. Alexis yahise ajya imuhira gusezera, ariko agihinguka baratangara bati ko wabatijwe ejo utashye ute? Nawe ati ngiye mu seminari. Batugiye gukora iki? Ati ngiye kwiga Igifaransa. Yagiye i Kabgayi bya giturage akenyeye imishanana ateze n'amasunzu y'intambike nk'umuntu uvuye mu giturage koko. Abandi bari barasirimutse baratangiye kwambara amakabutura n'amashati, bamubona bakabona ajabiriye. Muri iryo joro yaritegereje abona nta muntu unyoye itabi. Abaza abandi baseminari ati mbese ko mutanywa agatabi? Bati hano ntibanywa itabi, birabujijwe. Niko gufata imboho z'itabi yari yarazanye ngo ajye atumura aziha abari bamuherekeje bazisubiza imuhira. Mu seminari abana baramurebaga bakabona adashamadutse, bakabona akuze, bakibwira batuyu byanze bikunze azatsindwa. Igihembwe cya mbere cyarangiye Kagame yimenyereza ibyo kwiga. Mu gihembwe cya kabiri abo biganaga babona babanye uwa mbere, no mu gihembwe cya gatatu hamana umwanya wa mbere. Ubwo abarangije umwaka umwe mu seminari ari wo wa gatandatu dukurikije uko babara muri ayo mashuri. Yageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri ari wo wa kane dukurikije igihe yari amaze mu seminari. Abarezi be basanga atari ngombwa ko yakurikirana imyaka yose. Agiye mu biruhuko arangije uwa gatatu bamuhaye ibitabo agomba kwigishamo ngo narangiza bazamubaze. Niwe wigishije Kayiza n'intambara y'Abagori, ikizamini aragitsinda. Aho kwimukira mu wa kabiri nk'abo biganaga umwaka bibanda ku basizi, yagiye mu wa mbere asimbutse uwa kabiri. Dore uko babibaraga: bavugaga sixième latine, cinquième latine, quatrième latine, troisième latine, boezi na rhetorique. Mu wa mbere rhetorique ari wo mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye nk'uko babibaraga atari mu seminari. Batyazaga ubuhanga bwo kuvuga neza no kwiga babibayemo intiti. Aha naho Kagame ntiyahabayemo ikigwari, nubwo hari amasomo atari yarabonye kandi bagenzi be barayize. Gusa byatumye ataba uwa mbere kuko hari amasomo atari yarize, ariko n'ubundi azamo b'imbere. Mu mwaka w'1933 yarangije seminari nto yinjira mu seminari nkuru, nayo yari ikiri Kabgayi. Mu seminari nkuru ntabwo batangazaga amanota ngo abanyeshuri bamenye uko bakurikiranye, ariko bamanikaga amanota umuntu yagize muri buri nyigisho. Abanyeshuri bo bariteranyirizaga ngo bamenye uko bakurikiranye. Muri uko guteranya Kagame yaba yaragize amanota ya mbere mu bo biganaga kuva atangira seminari nkuru kugeza yirangije. Mu 1936 seminari nkuru yimukiye Nyakibanda. Kagame yari umunyeshuri muri teolojiya. Muri uwo mwaka umwe mu bapadiri bigishaga mu Nyakibanda, Padiri Dedekeri, yakundaga gutoza abanyeshuri b'ubuhanga bwa Kinyarwanda. Abafaratiri bagafata ikintu bagerageza kwihuguramo bihagije. Sebakiga Fred yihuguye muri muzika, Eustache Byusa afata amazina y'inka, Alexis Kagame afata ibisigo, n'abandi bakihugura mu bindi. Umunsi umwe Padiri Dedekeri yateguye igitaramo, asaba buri mufaratiri kwitegura kuzabwira abandi icyo yagezeho. Muri icyo gitaramo yatumiye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mu bitaramo barabyina, bararirimba, barivuga, bavuga amazina y'inka n'ibisigo uko bari barashoboye kubibaririza no kubimenya. Igitaramo kirangiye umwami yahamagaye Kagame aramubaza ati ibyo wavuze wabikuye he? Undi ati nabibwiwe na Sekamana, amubwira n'abandi basizi babiri. Umwami yaragize atabo ndabazi ariko sibo bahanga, nzakohereza ababizi neza. Hashize iminsi Alexis Kagame yabonye abasizi b'ibyamamare bageze i Nyakibanda. Padiri Rolando Primos wari umukuru wa seminari abonye Kagame afite akazi kenshi ko kwandika iby'abasizi bamubwiraga, amukorera akazi k'amaboko abandi bafaratiri bakoraga, yewe anamuha abandi bafaratiri bagombaga kumufasha kwandika iby'abasizi bababwiye. Abafaratiri bose bari baratangiranye nayo mu buhanga bwa Kinyarwanda ntibakomeje kubyitaho, yaba mu mazina y'inka, ibitekerezo by'ibitero, umuziki n'ibindi barabireka, bisigara ari ibya Kagame Alexis wenyine ubyitaho.
guhera muri Nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'umunani kugera muri Nzeri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda yagize umwaka w'igeragezwa. Umwaka yamaze i Kabgayi ari umwanditsi mukuru wa kinyamateka akanigisha igifaransa mu bafureri. Muri icyo gihe intumwa ya papa Musenyeri Delipiyani wari uri Provinsi ariyo Kinshasa y'ubu yaje gusura u Rwanda. Kagame ategura ibirori byo kumwakira kinyarwanda, impande zombi zirishima. Ku myaka 29 Kagame yahawe ubusaseridoti tariki ya 25 Nyakanga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe, hari ku munsi wa Yakobo intumwa, umunsi ukunzwe gutangirwaho isakaramento ry'ubusaseridoti. Akimara kuba padiri yashyizwe i Kabgayi ngo akomeze imirimo yatangiye muri kinyamateka. Iyi mirimo akaba yarayitangiye ari umufaratiri. Abasomye kinyamateka muzi inkuru ya Matabaro na Nyarudingiri, ni Kagame wayihimbye yigana ibitente. Gukora muri kinyamateka byahaye Kagame gukora ubushakashatsi yari yaratangiye mbere bwo kumenya ubukungu bw'u Rwanda bwa kera mu bumenyi n'umuco. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi yavuye i Kabgayi Gisagara, hakaba hari muri Gicurasi aba umunyabintu wa misiyoni ya Gisagara mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 3. Muri iki gihe yahamaze yamubera urwibutso rukomeye mu mutima we, kuko ari cyo gihe yakoze imirimo nka padiri wa misiyoni. Umwami Rudahigwa yakundaga kubasura aho Gisagara, n'abazungu b'i Butare bifuzaga kugira icyo bamenya ku Rwanda bajyaga kubaza padiri Kagame. Iyo misiyoni yari ihuriro ry'abantu benshi mu gihe Kagame yari yewe n'abashyitsi babaga baje gusura u Rwanda bayobozagaho Kagame aba bakamusanga ku Gisagara. Aha ni naho yandikiye igitabo kivuga ubusizi mu Rwanda. Icapa ryacyo rikaba ryarabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe. Muri icyo gihe yanateguraga igitabo cyavuga ku miterere y'u Rwanda mbere y'uko rumenya imiyoborere y'abazungu. Cyo kikaba cyaracapwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri. Aha ni naho yateguye nimero yihariye ya kinyamateka Loglalake. Iyi nyandiko ikaba yarateguwe hagamijwe kwizihiza imyaka 50 u Rwanda rwari rumaze rwigishijwe ivanjiri. Mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu ukwezi k'Ukwakira, Padiri Kagame yavuye ku Gisagara asubira i Kabgayi. Yongeye gukora mu buyobozi bwa kinyamateka. Muri Nzeri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri, Padiri Kagame yoherejwe mu mashuri Roma, yigiye muri kaminuza yitiriwe Mutagatifu Geregwari. Igihe yari ari mu Burayi yagenze mu bihugu byinshi, yagiye mu Busuwisi, ajya mu Bufaransa, ajya mu Budage, Ubuholandi, mu Bubiligi n'Ubwongereza. Aha mu Bwongereza mu mujyi wa London akaba yarahamaze amezi 2 akora ubushakashatsi ku gutekereza kw'abantu mu ishuri ritsura ubushakashatsi mu bumenyi bw'uburasirazuba n'ubwa Afurika, School of Oriental and African Studies. Mu myaka 4 yarabonye impamyabumenyi y'ikirenga doctora muri filozofiya ayikesha ubushakashatsi yakoze ku bitekerezo by'abantu. Ashyira hanze igitabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu. Nyuma y'imyaka 20 anashyira hanze ikindi gitabo cyakurikiye iki mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 76. Asoje amashuri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu yagarutse mu Rwanda. Yigishije filozofiya muri groupe scolaire ya Stridi Butare, yaje kuba Huye. Yigishije no muri seminari nto Ikansi. Ibyo byose yabikoraga atuye Astrida muri Porokire. Kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo 47 kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo 62 yari yaratoreye kujya mu nteko y'abantu b'impuguke zigenga mu nama y'i Burayi. Icyicaro cy'iyi nama kikaba cyari Strasbourg mu Bufaransa. Alexis Kagame yari no mu nama y'ubuyobozi bwa Rwanda Urundi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo 56 kugeza ku bwigenge bw'u Rwanda. Mu Kwakira k'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 61 Padiri Alexis Kagame yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yatumiwe na leta ngo agire icyo avuga kuri filozofiya Bantu mu nama yari yakoranyijwe mu mujyi wa Boston na UNESCO. Inama irangiye yamaze amezi 3 muri Amerika, yari yarabaye rurangiranwa. Ubwo kaminuza y'u Rwanda yashingwaga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo 63 yatangiye ahigisha ubumenyi n'amateka y'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 64 yagiye gutura Ikansi mu seminari, ari naho yijije imyaka 25 yari amaze ari umusaseridoti. Mu gihe hategurwaga ibi birori ise bitahurwa na Petero akaye nabwo yitabye Imana. Muri iyo myaka 25 yari amaze ari umusaseridoti
yanditse igitabo yari yaragize ingenzi mu buzima bwe. Umuririmbyi wa Nyiribiremwa akaba yari yaratangiye kucyandika mu 1941 akirangiza mu 1966. Kikaba ari igisigo kivuga amateka y'isi kuva ku iremwa kugezwa kuri konsili ya kabiri ya Vatikani, aho yatekereje ko bisa nk'ibitaramo by'inteko zikikije Imana. Aho ishuri rikuru nderabarezi ritangiye mu 1967, Alexis Kagame yaryigishijemo Ikinyarwanda, abikomeza bifatanya n'izindi gahunda ze zirimo n'inama mpuzamahanga. Kuva mu 1970 yari yaratorewe kumwe mu bagize umutwe w'ubumenyi mpuzamahanga ushinzwe kwandika amateka ya Afurika. Yaje no kwigisha umuco n'ubuhanga bya Afurika mu seminari nkuru ya Nyakibanda guhera mu 1971. Mu mwaka ukurikiyeho yabaye umwarimu umushyitsi muri kaminuza y'igihugu cya Zaire ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yigisha mu ishami ry'Irubumbashi. Muri iyo kaminuza yigishaga amateka ya Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati. Mu 1972 Kagame yaretse umurimo wo kuba umukuru wa seminari nto Ikansi, aho yari yarawutangiye mu 1969. Akirangiza uwo murimo ni nabwo yimukiye i Butare. Yahise ahugukira iby'ubushakashatsi cyane hamwe n'ibyo kwigisha muri kaminuza y'Iruhande. Yashoboye kwandika igitabo cya mbere cy'amateka y'u Rwanda cyacapwe mu 1972. Yanabashije gutegura icyagikurikiye cyarangiye mu mwaka w'1975. Mu buzima bwe yagenze amahanga menshi mu butumwa bwa Kiliziya, imiryango idaharanira inyungu na politiki. Nyuma ya konsili ya kabiri y'i Vatikani yahinduye mu Kinyarwanda isezerano rishya ryo muri Bibiliya, ashyira mu Kinyarwanda miseri, ibitabo by'amasomo akoreshwa mu misa, zaburi n'ibindi. Mu buzima bwe bwose yanditse ibitabo 74, yanditse inyandiko 117 z'ubuhanga arizo articles scientifiques zo ku rwego mpuzamahanga, harimo 18 zerekeranye na Bibiliya, bigaragaza ko yakoraga ubutaruhuka, aho yanavuze ko kuruhuka kwe ari ukureka icyo yakoraga agakora ikindi. Mu bitabo yanditse binakoreshwa cyane harimo Inganji Karinga, Isoko y'Amajyambere, Indyohesha Birayi, Les Codes des Institutions Politiques au Rwanda Pré-Coloniale, Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, La Philosophie Bantu Rwandaise Dereri, La Philosophie Bantu Rwandaise Comparée n'ibindi byinshi. Indyohesha Birayi uko yanditswe na Padiri Alexis Kagame. Ku wa 5 Nyakanga mu mwaka w'1979 wari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda General Major Habyarimana Juvenal yamuhaye impeta y'ishimwe maze amugira Officier de l'Ordre National de Grand Lac. Iyo mpeta ikaba yarahabwaga abantu bagize akamaro k'ingenzi mu kujijura Abanyarwanda bakoresheje inyandiko, ubuhimbyi, indirimbo n'ibindi. Mu mwaka w'1980 Alexis Kagame yabaye igisonga cya Musenyeri wa Diocese ya Butare. Hanyuma tariki ya 4 Nyakanga 1981 Papa Yohani Paulo wa kabiri amugira umusenyeri w'icyubahiro Prela d'Honneur. Ibindi byaretwaga ruko kuri Alexis Kagame ni uko ari we munyarwanda wahawe uburenganzira bwo kumenya ubwiru, atari umwami, atari n'umwiru. Mu mwaka w'1945 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yashoboye kumvisha abiru ko bagomba kubwira Alexis Kagame ubwiru bwose uko bwakabaye. Abiri 10 nibo babumubwiye, bamubwira bwose uko buri, bamubwira n'umwami yumva, ariko umwami ntabwo yabwumvishe bwose kuko yarabujijwe kumva ibisigo by'ubwiru bw'inzira yitabaza, inzira ya Kirogoto. Mutara wa gatatu Rudahigwa yashakaga kubyumva, ariko abiru baramwangira, bamusaba kwasohoka. Igihe bari bageze kuri icyo cyiciro bati tuzabibwira Padiri wenda azabikwibwirire, ariko twebweho ntabwo twabikora. Bivuga ko umwaka w'1971 mu isomo ry'Ikinyarwanda n'amateka mu mwaka usoza seminari, Padiri Alexis Kagame yavuze ko abiru bakimara kumubwira ubwiru bwose bamutegetse kubahiriza ingingo 3 zikurikira mbere yo kubutangaza. Irya mbere kwari ugutegereza ko abamubwiye bose babanza bakitaba Imana. Yagombaga kandi kubutangaza mu rurimi rw'amahanga, ntabushyire mu Kinyarwanda, kandi bugatangazwa nyuma y'urupfu rwe wa Alexis Kagame kuko bamubwiye ngo abukoreshe mu bushakashatsi gusa. Alexis yabaye inyangamugayo, yubahiriza isezerano yagize, akaba yarapfuye atarashyira hanze ubwo bwiru, gusa yari yarabuteguye ariko apfa bitunguranye bituma atabushyira hanze. Hari amateka avuga ko Musenyeri Gahamanyi Jean Baptiste wayoboraga Diocese ya Butare yari yarabishinze Musenyeri Felicien Muvara, ariko nawe yaje kwicirwa idahwe na Muganza ubwo yahungiraga i Burundi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
Musenyeri Alexis Kagame ntiyabaye umwiru nta nubwo byari gushoboka. Impamvu nuko atigeze agira umuhango n'umwe w'ibwami ayobora, kandi ntibyari gukunda kuko atigeze abandwa, kandi ntawe ari kuba umwira atarabambwe. Kandi Alexis Kagame yari umusaseridoti uyobora imihango ya kiliziya, kandi ntawe wayoboraga imihango ya kiliziya ngo anaje kuyobora imihango y'ibwami, kuko imihango ya cyami yitwaga imihango ya gipagani muri kiliziya. Ikindi kandi ubwiru kuva mu 1925 nta biro bashya bari barongeye kwimikwa, kuko iyi mihango yari yarahagaritswe n'abakoroni b'Ababiligi ndetse na Kiliziya Gatolika. Nuko umwami Musinga arameneshwa, Karinga irahagarikwa. Kuva mu 1931 Karinga ntiyigeze ikoreshwa, n'ubwiru ntibwigeze bukora, ahubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yarabatijwe aba umukristu. Uwo muhango uyoborwa na Musenyeri Rolando Primus. Mu Rwanda twakira Kristo umwami. Musenyeri Alexis Kagame yari inyangamugayo idafite aho ibogamiye. Yari musenyeri ntiyivangaga, ariko yarungaga. Akaba yarigeze kunga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umukolonelezida w'u Rwanda Predome, kuko bari bamaze igihe badacana uwaka. Nubwo bitagaragaraga, Musenyeri Alexis Kagame yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso yari amaranye imyaka myinshi. Gusa kuko yahoraga mu ngendo nyinshi byatumaga yivuza imahanga, indwara ntigaragaza ubukana. Mu mpera zo Ugushyingo mu 1981 yagiye kwisuzumisha bisanzwe i Nairobi, bamushyira mu bitaro kugira ngo bamwiteho. Ahita yitaba Imana ku buryo butunguranye ku wa 2 Ukuboza mu 1981, azize ko umutima wari unaniwe ukarekeraho gutera. Musenyeri Alexis Kagame yashyinguwe nk'intwari y'igihugu. Ambasade y'u Rwanda i Nairobi niyo yishingiye kuzana umurambo we ku kibuga cy'indege i Kanombe. Umurambo we wakiriwe n'abo mu muryango we, uhabwa icyubahiro n'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare, ashyingurwa i Butare, diyoseze yabayemo igihe kinini. Na nyuma y'uko yapfuye mu 2014 yagenewe igihembo cyo guteza imbere ururimi n'umuco, yahawe n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iki gihembo cyakiriwe na diyoseze ya Butare, kikaba cyari gifite agaciro ka miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Nibwo bwa mbere y'inteko yari itanze iki gihembo. Musenyeri Alexis Kagame ni umwe mu bahanga b'ibihe byose u Rwanda rwibarutse. Akaba yarakoze imirimo myinshi ikomeye mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, aho twagarukaga ku mateka ya Musenyeri Alexis Kagame. Mwakoze kumva iki kiganiro. Dushengeye turirimba twese duhimba, turi ingero z'abaheze z'u Rwanda, twambariye gutsura cya kivi cy'abakara.